aha reka twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza Energy Radio mukomeje gutega amatwi abakuri 88 n'ibice 8 90 n'ibice 3 ndetse n'107 n'ibice 3 hanyuma rero mu mazimisi mubyumva mu buryo butandukanye tubabwira ko uyu munsi turi buze kwakira abashyitsi ariko ni n'abatumirwa guturuka mu karere ka Gakenke rero ni ikiganiro twinje mu kiganiro kigamije gutanga amakuru ku byifuzo by'imihigo murabiza abaturage b'akarere ka Gakenke hari ibyifuzo mwagiye mutanga navuga mu ngengo y'imari ya 2021 2022 hanyuma ariko turi buze no kugaruka ku bindi byifuzo mukeneye cyangwa se mwumva byazajya mu igena migambi rya 2022 2023 muri studio rero turi kumwe n'abatumirwa mu ngeri zitandukanye turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke bwana Nkuranga Joseph mwiriwe neza turi kumwe kandi n'umuvugizi w'umuryango w'abahinzi n'aborozi bo mu Rwanda imbaraga yitwa Munyakazi Jean Paul mwiriwe neza turi kumwe kandi n'umuyobozi w'ishami ry'igena migambi mu karere ka Gakenke bwana Kabayarurinda mwiriwe neza Energy Radio muraho yego turi kumwe n'umukozi w'umuryango w'abahinzi n'aborozi imbaraga pima by'umwihariko mu mushinga pima yitwa Miss Kawasinga Penina mwiriwe neza tubahaye ikaze rero mu studio za Energy Radio mwese murakoze cyane ko narimbi kwa mojo turi kumwe n'umunyabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke ushobora kubutwumva muri aka kanya wenda wumva Gakenke ariko ntabwo uzi ngo akarere ka Gakenke ni karere kameze gate gaherereye hagana he turi kumwe rero na bwana Nkuranga Joseph turi buze kumusaba muri rusange banza tubwire ishusho rusange y'akarere ka Gakenke tuvuze Gakenke twumva akarere kameze gate hanyuma gaherereye murakoze ndanabashimiye cyane kuri uyu mwanya mu mpaye akarere ka Gakenke ni akarere kari mu majyaruguru y'igihugu karere kagizwe n'imisozi akenshi myinshi ni akarere gafite abaturage 382,131 gafite imirenge 19 gafite utugari 97 n'imidugudu 617 akarere ka Gakenke nanone gahana imbibi n'imirenge n'uturere tugizwe n'akarere ka Muhanga akarere ka Musanze akarere ka Nyabihu Ngororero ndetse na Rulindo muri make numva yenda nabambahaye iyo shusho muri rusange ariko yenda nkomerejeho kubijyanye navuga kubijyanye yenda n'ubukungu bw'akarere ka Gakenke tugira igihingwa cya kawa kandi cyera rwose neza yego tukagira ndetse n'imbuto zitandukanye cyane cyane harimo imbuto z'inanasi ndetse hari n'igihingwa cy'ibisheke ibisheke bikunda kwera cyane kandi byiza binaryoha rwose tugira nanone igihingwa cy'ibigori twajya rero mu bworozi haba tugira inka nazo zirahaba tugira ihene ingurube ndetse n'inkoko muri rusange nda nabambahaye nk'iyo shusho y'akarere ka Gakenke murakoze cyane nk'umuje rero ku cyo musorejeho muti tugira ubuhinzi ariko n'ubworozi nk'uko nabikomojeho mu kiganiro tugiyeho ni ikiganiro hanini cyagizwemo uruhare n'umuryango imbaraga turi kumwe rero n'umuvugizi w'umuryango w'abahinzi n'aborozi bo mu Rwanda imbaraga bwana Munyakazi Jean Paul twamuhaye ikaze muri studio ariko abenshi badukurikiye ntabwo bazi imbaraga niki muri rusange imbaraga niki murakoze cyane na amahirwe tubonye kugira ngo dusobanurire abanyarwanda by'umwihariko n'abahinzi n'aborozi by'umwihariko umuryango w'abahinzi n'aborozi mu Rwanda witwa imbaraga imbaraga rero ni umuryango w'abahinzi n'aborozi kuko nari maze kubivuga ukaba waravutse mu mwaka 1992 uvuka rero ufite intego nyamukuru yo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda ariko harimo n'umwihariko gukora ubuvugizi kugira ngo ibi bibazo bibangamiye abahinzi n'aborozi bishobore gushakirwa umuti kandi mu buryo bukwiye ni umuryango rero ukora ibikorwa byawo mu turere 26 tw'igihugu cyacu cy'u Rwanda ukaba ufite abanyamuryango
ibihumbi 38,416. Ufite rero ibyicaro mu ntara zitandukanye, intara y'amajyaruguru, intara y'amajyepfo, intara y'Iburasirazuba n'intara y'Iburengerazuba, hanyuma icyicaro gikuru kikaba mu mujyi wa Kigali. Nkomoje rero ku byo imbaraga ikora nk'uko nari maze kubivuga, harimo ibikorwa bitandukanye. Urumva umuryango ungana gutyo, ntibaza yuko n'umuryango umaze kuba ubukombe, njya ngo umukobwa bangana bari mu gihe cyo gushyingirwa. Urumva rero nawo mu by'ukuri n'umuryango ukujije. Muri iyi ntara y'amajyaruguru navuga ko twibanda ku bikorwa bigera kuri bitatu. Icyambere ni uguteza imbere ubuhinzi bw'ibirayi, kubukorera ubuvugizi kugira ngo bushobore gukemuka. Igikorwa cya kabiri ni igikorwa kijyanye no guteza imbere ubworozi, cyane cyane twibanda ku matungo magufiya n'amatungo maremare. Iyo tuvuze amatungo magufiya cyane cyane twibanda mu guteza imbere ubworozi bw'ingurube, aho dufite porogaramu duterwamo inkunga n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Noneho mu gice cy'ubuvugizi rero tukagira imishinga igera kuri 3. Icyambere ni uko harimo n'uyu mushinga tuje kuvuga kuri uyu munsi, umushinga duterwamo inkunga na NPA, inkunga ituruka ku baturage bo mu gihugu cya Norvège. Ni umushinga rero navuga yuko wabaye nka programme, kuko ni umushinga umaze igihe kigera ku myaka 10, kuko twatangiye gushyira mu bikorwa mu karere ka Gakenke mu mpera z'umwaka 2010. Mvuga yuko uyu munsi turishimye cyane kuba turi kumwe n'ubuyobozi bw'akarere, kuba turi kuvuga abaturage baho hatwumva, twageze ku bikorwa byinshi byiza turi buze gushobora kuganiraho, aho uyu munsi usanga by'umwihariko akarere ka Gakenke gakwiye kwishimira, aho uturere twa Rulindo, Bambe, twa Gicumbi, turere t'Uburasirazuba bari mu kuza kwiga strategy zakoreshejwe kugira ngo abaturage bagire ijwi rigaragara kandi ibibazo byabo bize kubonerwa igisubizo mu buryo bukwiye. Ndabashimiye rero, nibaza yuko turi bugire umwanya uhagije buri wese akaza. Yego, ariko gato utaragenda, hari turumva imbaraga tukumva ngo ubuhinzi n'ubworozi, mwinjiye mu kintu cy'ubuvugizi muti? Nibyo, burya ntushobora gukora ubuhinzi ngo ukore ubworozi nta rundi rwego rukorera ubuvugizi. Icya kabiri ni uko sosiyete y'u Rwanda hafi 75% y'abaturage b'igihugu cyacu ni abahinzi n'aborozi. Bivuga rero yuko iyi bibazo bije ntibonerwe igisubizo, navuga yuko umuturage wa mbere ubihomberamo ni umuhinzi. Niyo mpamvu rero twakoze projet, ariko hari amaze no kujyaho gahunda ya leta yitwaga umuturage ku isonga. Tuva tuti ni jisho tubonye, ubwo umuturage ari ku isonga, ubwo n'umuhinzi ari ku isonga. Reka noneho dutangire tuganire n'ubuyobozi, turebe ngo ese ni gute noneho umuturage yagira uruhare rugaragara mu igenamigambi ry'akarere, ni gute umuturage yazamura ijwi rye noneho rikagera ku rwego rufata ibyemezo. Nuko iyo programme yatangiye. Mu by'ukuri ntekereza yuko yashoboye kugera ku byiza byinshi. Ntekereza ko n'abaturage bari kudukurikire bashaka kuza kuba batanga bohamya ku byiza by'iyi programme, kandi tubona yuko ahubwo idakwiye kuguma mu karere ka Gakenke, kuko experience nziza twavanyemo nuko uyu muturage agize uruhare mu bimukorerwa, iterambere rye ryihuta n'iryakarere kihuta. Murakoze cyane. Mwakomoje ku mushinga Pima, iruhande rwawe hari Miss Penina, ubuze kutubwira, wegere mikoro tubwire ubundi Pima ni iki? Yes, murakoze. Umushinga Pima ni umushinga wo gukora umushinga Pima, nta kibazo tubwire. Umushinga Pima ni umushinga ukora ubuvugizi kuri gahunda za leta. Muri make uburyo ukora ubuvugizi kuri gahunda za leta, tukora dukoresheje ikarita nsuzumamikorere. Ikarita nsuzumamikorere idufasha gusesengura ibyifuzo by'abaturage kuva hasi. Muri iki gihe ubu ngubu dukoresha tubisesengura duhereye hasi mu masibo, bikazamuka bikagera ku rwego rw'akagari, kuva ku kagari bikagera ku rwego rw'umurenge, kugeza igihe bigera ku rwego rw'akarere bigahabwa ingengo y'imari. Muri make umushinga Pima nibyo udufasha. Uko kubisesengura hari uburyo binyuze hejuru, munyura mu masibo, mubigenza mute kugira noneho bigere no ku rwego rw'akarere? Tuba dufite abaturage dukorana nabo imboneza imiyoborere myiza, bahuguwe, bafite ubumenyi uburyo bakoresha ikarita nsuzumamikorere, bagakusanya ibyifuzo by'abaturage. Mbere ho bakoreshaga babikusanyaga banyuze mu masibo, ariko ubu ngubu kubera iki COVID
bakoresha amasibo bagatelefona bakegera amatsinda matoya hanyuma abaturage bakabasha kubagezaho ibyifuzo byabo gutyo bikazamuka bikagera ku rwego rw'akagari byava ku kagari bikagera ku murenge. Aha rero turacyari mu kiganiro, ni ikiganiro kiri buze kugaruka ku byifuza abaturage b'akarere ka Gakenke bagiye batanga mu myaka yashize, ariko nanone niba hari n'ibindi byifuzo mufite mukaba mwabitanga, page yacu ya Facebook irafunguye ni Energy 83.8 FM. Hanyuma rero twari tukiri kumwe na Miss Kabasinga Penina adusobanurira Pima, nge nari nkibaze se mu baturage mu masibo mu manuka yo mutima ukora inama mu bigenza bite, kuko hari nk'umuturage ushobora kuba twumva anababona ariko adasobanukirwa. Dukoresha imbonezi imiyoborere myiza, n'abaturage bahuguye uburyo bakoresha ikarita nsuzumamikorere, begera b'abaturage mu masibo hanyuma bakabagezaho ibyifuzo byabo. Uko babibagezaho niko za mbone bakomeza bakabizamura bakabigeza ku rwego rw'akagari, kuva ku kagari bikagera ku rwego rw'umurenge. Aho niho natwe tuzira ku rwego rw'umurenge tugahura n'imbone z'imiyoborere myiza n'abayobozi bo ku rwego rw'umurenge, hanyuma tugasesengura ibyifuzo hamwe tukarebamo ibyakemukira ku rwego rw'umurenge, nuko tugakomeza gukora ubuvugizi bizamuka kugeza ku rwego rw'akarere. Murakoze cyane. nagira ngo nongereho akantu gato kuri mugenzi wanjye Penina amaze gusobanura, wibajije utese nizihe metodology mukoresha kugira ngo kuko wa muturage bitekerezo bye bizamuke bigere ku rwego rushobora gufata ibyemezo. Nkuko arabivuze, mbere na mbere bundi haba icyo bita inteko z'abaturage. Inteko z'abaturage zitoramo icyo bita abaturage b'inyangamugayo bajijutse bashobora kubafasha mu kwegeranya bya bitekerezo byabo. Hakaba noneho icyo bise ikarita nsuzumamikorere, iyo nayo reka tunayita igikoresho, ni igikoresho mu by'ukuri kiba gikoreshwa hagamijwe kugira ngo abaturage noneho uzi ko umuntu aba akeneye ibintu byinshi, ku ubuzima bw'umuntu buherekejwe n'ibintu byinshi, ariko ukavuga ngo muri ibi bibazo mufite ikibazo gikomeye kurusha ibindi ni ikihe? Yego. Icyo kibazo abaturage bakagitondeka bakagiha amanota, ikigize amanota menshi icyo kikaba kibangamiye abaturage ku buryo bukomeye. Icyo bakakivivira akavuga ati okay, bakabizamura kugeza ku kibazo cya nyuma. Icyo gice rero bakirangije baricara no ku rwego rw'akagari iwabo. Bino bibazo ko twabyerekanye ntacyo dushobora kwikemurira nk'abaturage ku bushobozi bukeya dufite. Ibyo bashobora gukemura mugenzi ashobora kumbwira ati iki ngiki nanjye ngifitiye umuti, ibyo ngibyo ntabwo bizamuka ngo bijye ku rwego ku rundi rwego. Zambone rero z'imiyoborere zirubatse, ziva ku rwego rw'amasibo zikazamuka zikagera abahagari ku rwego rw'akagari, bakazamuka bakagera ku rwego rw'umurenge. Iyo riza ku rwego rw'umurenge rero uzi yuko keshi igenamigambi ry'iki gihugu cyacu n'imihigo itangirira ku rwego rw'umudugudu ikazamuka kujya ku rwego rw'akagari, ariko burya ibyemezo byinshi bifatirwa ku rwego rw'umurenge. Ku murenge rero twakwita ko haba inama, wakwita inama rusange y'abafatanyabikorwa batandukanye ku rwego rw'imirenge, bakaza bakareba ibibazo bibabangamiye kuri uwo murenge, nabo bakabiha amanota noneho nk'inzego. Fati iki ngiki ari gishobora gukorwa n'umuganda, gishobora gukorwa n'inzego zitandukanye, nabi byo badashoboye noneho bakabizamura ku rwego rw'akarere. Ku rwego rw'akarere ruba ari urwego noneho wakwita strategique, ni urwego rukomeye runafite n'ingengo y'imari ihagije. Bakavuga ati noneho muri uyu mwaka tugende kuri ibi ngibi abaturage bagaragaje, urumva biba ari imirenge yose uko ari 19 izamura byebazo kuko ya mirenge uko ari 19 yose ifite zambone z'imiyoborere. Bakazamuka noneho bagasesengura, bamara gusesengura icyo gihe haba hari ibiganiro mpaka. Nibaza ko Plan araza kugira umwanya uhagije, haba hari icyo bita ibiganiro mpaka kandi bikomeye. Umutuye avuga ati no, ndibaza agenda ashaka amazi, ngenda ashaka ivuriro, ndashaka iki, none bakareba priority bigenda n'ingengo y'imari y'akarere, ibishoboye gukemuka bigakemuka. Iyo bidakemutse rero ku rwego rw'akarere tugira icyo bita national dialogue, inama noneho y'ibibazo bitashoboye gukemuka ku rwego rw'akarere. Icyo gihe imbaraga bizamura n'indi miryango societe civile, tugakora noneho inzego noneho bireba mu rwego rwa guverinoma, tugatumira inzego zitandukanye, none bakaza tukaganira, tuvuga tuti dore tugende ku by'abaturage bifuza, ibi ngibi byashoboye gukemuka, noneho nizihe policy zikwiye kujyaho kugira ngo zishobore gukemura ibi bibazo mu buryo butandukanye. Ngo haye rero rwaru kugira ngo wumve impamvu nteza ko iyo ibibazo bigeze aho ngaho umuturage wese aba yabiboneye
yagize uruhare rwe mu kubitegura ariko nibyo ashoboye gukemura ku ruhande rwe yatanze igisubizo n'inzira byagakemutse. Murakoze cyane. Ubivuze neza cyane. Hari n'icyo ukomejeho kijyanye n'ibyifuzo abaturage bagenda batanga. Twagize amahirwe turi kumwe na Kabaya Rurinda, ni umuyobozi w'ishami ry'igenamigambi mu karere ka Gakenke. Hanyuma turi buze kumusaba agendeye ku byifuzo by'abaturage, ariko abanza tubwire nibihe byifuzo wenda byari byatanzwe, hanyuma ugendeye no ku byifuzo byatanzwe byagiye bishyirwa mu bikorwa gute. Murakoze cyane kuri icyo kibazo tugiye kuganiraho. Mu by'ukuri nari guhera ku buryo dutegura igenamigambi ry'akarere. Igenamigambi ry'akarere rero numva mugenzi wanjye yamaze kwivuga uko tugenda dukora uruhererekane rw'ibitekerezo, ariko nasubiramo nihuse. Nuvuga ngo twibukiranye inzego z'akarere, inzego z'imitegekere y'igihugu. Nuvuga ngo zigizwe n'akarere, umurenge, akagari n'umudugudu. Abaturage rero buri muturage aba mu mudugudu, ariko noneho dutangiye igenamigambi nk'uko turitangira buri mwaka. Turikora muri ibi bihe, akenshi tubikora mu kwezi kwa 10, kwa 11. Biterwa n'igihe, nk'ubu gihe cya covid birumvikana, ubu nibwo tugiye kubitangira gutegura. Ariko mu by'ukuri iyo duteguye duhera ku mudugudu nk'uko yabivuze. Umudugudu rero utanga ibitekerezo binyuze mu masibo cyangwa se bakoze inama zibahuje, barangiza bakabijyana ku kagari nk'uko byavuzwe. Ku kagari nabo icyo bakora ni iki? Iyo bigeze ku kagari, akagari kareba ibyo gashobora gukora kakabisigarana. Noneho ibyo ibirenze ubushobozi bwabo bw'akagari, ndavuga bw'akagari, bamaze kureba imiganda bashobora gukora, bamaze kureba gufashanya. Muzi ko kenshi yari nk'inka zo kwitura, kenshi bavuga ati kanaka zahereza nyirarunaka inka, biterwa ibyo bashoboye gukora abaturage hariya ku mudugudu wabo, byo birahasigara. Noneho ibyo akagari gashobora gukora kakabisigarana, ariko ibirenze ubushobozi bwabo bakabizamura ku murenge. Umuyobozi w'urugaga imbaraga bivuze neza, w'umuryango imbaraga bivuze neza yuko ibyo bizamuka. Iyo bigeze rero ku murenge nk'uko bivuze, umurenge nawo bafashijwe na za njyanama zabo, njyanama y'umurenge n'abafatanyabikorwa muri jafu n'imishinga ikoreramo n'abahagarariye abaturage bandi, bamwe tuvuga ko bavuga ari kijyana. Biri kumvikana ariko biterwa n'uko wabivuga. Ariko bari abantu bameze nk'imboni z'abandi. Noneho bafata ikarita nsuzumamikorere yabo, ariyo ikarita nsuzumamikorere. Ubundi ni uburyo bw'igenamigambi, ni raporo yo gusesengura ibibazo bihari, bakabishakira ibisubizo. Ibitabonye ibisubizo bakabigerekana ko bizajya kuvugirwa mu zindi nzego hejuru. Iyo raporo rero barayikora, bamara kuyikora bakayishyikiriza akarere. Akarere nanone gafatanyije na njyanama, gafatanyije n'ihuriro ry'abikorera, baba abacuruzi, baba societe civile, baba abanyamadini, twese turicara. Noneho bamara kwicara nabo gakora indi karita nsuzumamikorere yo ku rwego rw'akarere. Iyo karita nsuzumamikorere nayo igaragaza hari ibyo bashaka kuzana tugasanga byari gukorerwa ku murenge. Twongera kumvikana n'imirenge ihagarariwe na executive w'imirenge, noneho bakabisubirana hasi, nabo bakabikoramo imihigo yabo. Ubwo rero iyo birangiye, akarere nako gategura imihigo. Nicyo cyatuzanye hano, kugira ngo urumva duherukana n'abaturage mu kwezi kwa 11 hari ku itariki 12 mu nteko z'abaturage. Ubu baribaza batari ko ibitekerezo twatanze biri he? Yego. Byaheze he? Ntabwo byaheze rero. Nuvuga ngo nagira mbabwire yuko mu by'ukuri gutegura imihigo bifata inzira ndende, bifata n'igihe inzego zigenda zibiganiraho. Nagira mbwira abaturage batwumva, akarere ntabwo kicara ko nyine ngo gategura imihigo. Gafata bya bitekerezo by'abaturage kakabiganiraho n'intara. Intara byava ku ntara kakabiganiraho na ministeri zitandukanye uko tuzizi, ministeri y'uburezi, ministeri y'ibikorwa remezo bijyanye n'amashanyarazi y'amazi, ministeri y'itumanaho. Urabona ko abaturage nk'ubu baba bashaka amatelefone, ubu twaraye dutanze telefone 617 z'ikoranabuhanga kugira ngo babashe gukora serivisi z'itumanaho. Izo ministeri zose
tugenda tuzereka imihigo y'abaturage, ibyifuzo batanze twahinduyemo imihigo kugira ngo babashe kugira gute, babashe kunganira akarere. Yego. Ariko minisiteri igenga byose akaba ari minisiteri y'imari na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, nizo zicara noneho zikareba ibyo akarere gakeneye. Tuba twatanze ibitekerezo by'abaturage byose, hafi ya byose tubyereka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu na minisiteri y'imari. Noneho bakareba mu bushobozi bw'igihugu, bakareba bakavuga ati mu Gakenke dukurikije icyerekezo cy'igihugu n'ibyo abaturage bifuza, ni ukuvuga ngo biragaragara ko ubushobozi bw'igihugu busaranganywa uturere twose, ndetse bugasaranganywa n'inzego zindi nk'uko mubizi, ibigo bya leta, za ambasade, za minisiteri, inzego zose nk'uko muzizi, twese tuhaha mu kigega kimwe cya leta. Noneho bamara kureba inkunga yose mu misoro bwite ya leta, imisoro inkunga zizava hanze, abafatanyabikorwa dufite bose, noneho bakatugenera ingengo y'imari. Muri iyo ngengo y'imari rero ibigizwe n'ibintu byinshi cyane. Haba harimo ingengo y'imari yo gukora bya bikorwa by'amajyambere birimo imihanda, amashanyarazi, amazi, kubaka amashuri, gushaka se abakozi b'amavuriro. Ntari nabonye n'ubushize bari bavuze bati dukeneye abakozi baza poste de santé. Urumva ibyo byose bakabitekerezaho, barangiza bakatugenera ingengo y'imari, ndetse no guhemba abarimu, guhemba abaganga, guhemba se abakozi b'akarere, abagronome bafatanya mu mirenge, zira nzego zose kugira ngo zikore. Ibyo rero birangiye, nibwo rero dutegura imihigo, nibwo twemeza twavuga noneho imihigo y'akarere. Iyo tutabone ubushobozi tuyivanamo, ntabwo tuyijugunya, twongera kuvuga ngo noneho tuzayiheraho umwaka utaha. Noneho iyo twabonye amafaranga, noneho tugakora noneho icyo twita imihigo izasinywa hagati ya perezida wa repubulika n'umuyobozi w'akarere, ndetse na njyanama, tukayimurikira ko ibyo bitekerezo by'abaturage byagizweho bakanabyemeza. Ubu rero umwanya muduhaye no kugira ngo tubereke mu bitekerezo bari baraduhaye, ari nabyo twari twabasabye tubabwira ati nimara kwiduha tuzategura imihigo. Tugiye kubabwira noneho imihigo yavuyemo. Yego. Mbere rero ko mbivuga, nagira ngo twibukiranye, ntabwo mbivuga byose, byari byinshi, ariko ndavuga mu iby'ingenzi, ibitekerezo by'ingenzi bari batanze, ndetse byageze ku rwego rw'akarere. Nuvuga ngo ndabishyira mu nkingi eshatu. Izo nkingi eshatu, hari inkingi y'ubukungu nk'uko muyizi. Akenshi mu nkingi y'ubukungu cy'abaturage badusaba, ntabwo bakiri nka bya bindi bya kera aho wasangaga basaba utuntu tworoheje. Oya, ikintu gikomeye cyane badusabamo n'amashanyarazi. Amashanyarazi bati ngewe ndi hano, akakubwira ati nge ntuye mu kagari, ntuye mu mudugudu wa Rwa, mu kagari Karwa, mu murenge wa Muzo, ariko ndi kubona poto inyuraho, yego, simbona amashanyarazi. Nibyo bavuga. Undi akakubwira ati ariko ngewe mfite igishanga cyanjye kinyegereye, none ntigitunganyije. Undi akakubwira ibyo niko nkubwira ko ari nako babizamuraga. Undi akavuga ati ngewe hano nturi umuhanda, ariko ndi kubona uri kwangirika ku buryo kandi twebwe twakoze imiganda biratunanira, twukora haca, ariko hasigaye hakenemo ikiraro. Wabonaga rero byinshi ni ibiraro, n'amazi, n'amashanyarazi, n'ibyo gutunganya ibishanga. Noneho na benshi basabaga imbuto ya nkunganire ndetse n'ifumbire. Yego. Ariko hari nabo mu cyiciro cya mbere bagiye bagaragaza ko bakeneye amatungo magufi ndetse n'abakeneye inka. Ibyo byose mu by'ukuri ndaza kubabwira imihigo uko twagiye tubisubiza ibyo bibazo. Ku kijyanye n'amazi nta kintu bari bazamuye. Bari bakizamuye bo babyita ko ari gukwirakwiza amazi. Ubwo nuvuga ngo iyo tuvuze amazi, bo ntiba bakeneye amazi yo mu ngo, bakeneye ahubwo ya miyoboro dukora. None twamara kuyikora, bo muri metero zitarenze 500 bose bakaba mu mudugudu bashobora kuyivomaho. Yego. Iyo nayo barayitubwira, bari banayivuze ndetse. Noneho mu mibereho myiza abaturage, icyagaragaraga kenshi cyane ko ari kugira ngo za poste de santé zibashe gukora, kuko barazizi yuko zarubatswe. Inyinshi ubu zirakora, dufite poste de santé zigeze muri 60, ariko hakoraga izitarenze 40. Bakavuga bati izindi 20 zisigaye nazo dukeneye ko zikora. Ibyo rero nabyo byarashubijwe, turaza kubereka uko bikusubizwa. Ariko none hari n'abavugaga bati cyane cyane mu mibereho myiza abaturage ubu bari bashishikajwe n'ibyumba by'amashuri. Nibyo wabonaga
amativeti, amarero y'abana niyo bagendaga basaba cyane cyane amarero y'abana, ndetse banatwereka ko ibyumba by'amashuri bishaje. Ibyo rwose twebwe tubifata nk'ikintu gikomeye cyane, birutwa aho kera umuntu yavugaga ngo ngewe ngo nkeneye ibyo kurya. Ibyo abaturage bacu ntabwo bakibitekereza, barabirenze. Ntabwo akikubwira ngo ngewe ngo nkeneye ngo kuba imfashanyo z'ibiribwa. Ibyo byabaye amateka. Yego. Basaba ibintu by'iterambere mbese babona ubwo badashaka kwikemurira. Mu mibereho myiza abaturage ho urebye nta n'ikintu bigize badusaba cyane, ahubwo baratubazaga batese kuki twebwe iyo tugiye ku biro by'utugari twacu dusanga bidakoze neza. Urumva icyo kintu bati mudusanire utugari, mutwubakira imirenge, kuko nk'umurenge wa Muhondo baratweretse ko ukeneye kubakwa. Nibo bavugaga gusana, ariko tugiye gupima dusanga ari ugusenya. Dusanga tugomba kuzawubaka. Hari akagari ka Karambo, hari ka Rwinkuba kari kataruzura, n'utundi. Noneho ikindi basabye muri ibyo bijyanye n'imiyoborere myiza byari ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga riza mu buryo bubiri, riza mu bikorwa remezo, ariko rikagaruka no mu miyoborere myiza. Kuko abenshi baravuga ati twebwe gukoresha irembo, umuturage akavuga ati nge ntabwo nzi uko nakoresha irembo. Ibyo rero nabyo twagomba gushyiraho gahunda y'uburyo bwo kugura abaturage mu ikoranabuhanga. Ndetse noneho hari n'undi ukubwira ati ngewe sinzi kuba nashakisha icyiciro cyanjye k'ubudehe ngo ndebe icyiciro banshyizemo, si ibyo kukimbwira. Ibyo byose rero akarere karicaye gateguramo imihigo, yishyikiriza inzego nababwiye haruguru, intara za minisiteri, ariko zihagariwe cyane cyane minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu na minisiteri y'imari. Noneho twumvikana ku mihigo ngiye kubabwira mu kanya. Murakoze cyane, ati ku mihigo mugiye kutubwira mu kanya, ariko mbere yaho gato reka tubanze turebe nyirizina. Mutubwiye mu karere ka Gakenke ibikorwa muhagira, sinzi niba ndabirinduka nkareba umunyabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke. Navuga wenda mu myaka 10 aho wenda mwaziye mukamenya Pima, nashakaga wenda n'abaduteza amatwi bumve imikorere, uko muhuza imikorere y'uyu mushinga Pima n'akarere mu buryo bw'imikoranire bimeze biti. Nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke, sinzi niba hari icyo mwadufasha wenda gato kuri icyo kibazo. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo mbese ashaka kumenya wenda imikoranire y'akarere ka Gakenke n'umushinga Pima. Murakoze. Ngize icyo mbivuga, ariko yenda reka nibutse abadukurikiye ko uyu munsi naje mpagarariye nyakubahwa meya w'akarere ka Gakenke watowe n'abaturage mu minsi ishize vuba cyane, akaba atabonetse, yagiye mu zindi nshingano. Murakoze. Ariko Pima rwose ni umushinga dukorana ndetse cyane, aho nabo nk'uko babivuze bahera hasi bumva ibibazo by'abaturage. Noneho iyo bigeze nko ku karere natwe tureba ibyo twari twarakuye mu baturage. Icyo gihe navuga ko duhitamo, twavuga tuti akenshi hahitamo ibitekerezo by'abaturage by'ingenzi, niko nabivuga. Havamo iby'ingenzi, ntago byose bishobora kubonerwa ingengo y'imari, ariko ibyo tubona by'ingenzi cyane cyane, natanga nk'urugero, bashobora kuvuga bati yenda dukeneye ikiraro gishobora kuduhuza n'undi murenge ku buryo bw'ubuhahirane, abantu bashobora kuba bagenda bitabagoye. Icyo gihe tukabihuza, tukabona koko ibyo batuzaniye natwe ari byo dukeneye, ku buryo duhita dushaka yenda nk'ingengo y'imari, cyangwa se tugakora ubuvugizi. Tukaba twasaba yenda nk'urwego rudukuriye nk'intara, tukavuga tuti iki gikorwa abaturage bashaka rwose turabona ari ingenzi, mukiteho. Tukaba twabasha no gukora ubundi buvugizi yenda no hejuru, bakatuvuganira muri minisiteri ku buryo ingengo y'imari iboneka. Bivuze ko umushinga Pima waje ari nk'igisubizo ku karere ka Gakenke cyane, rwose cyane. Navuga ko tubyishimiye kandi badufasha
turafashanya umunsi ku munsi mu kazi, tungurana ibitekerezo, tujya mu baturage twese hamwe tukabegera tukajya kureba ibibazo by'abaturage. Baradufasha. Murakoze. Aha, Prana. Nagira ngo ngire icyo nongeraho ku bijyanye n'uruhare cyangwa se akamaro ka PIMA. PIMA ubundi mu by'ukuri mbere y'uko itangira abaturage ntabwo bari bazi akamaro ko gutanga ibitekerezo byabo. Nta n'uburyo bwari buhari bwo kubikora. Ni ukuvuga ngo nibo baje begera akarere bakereka yuko nyamara abaturage bakeneye kujya batanga ibitekerezo byabo, batwereka inzira nziza byakorwamo, natwe twumvaga twabikora ariko tukabura uburyo. Ariko bo bashyizeho cyo twita imboni z'imiyoborere myiza. Ni abantu 5 niba ntibeshye mu kagari, 3 mu kagari, muri buri kagari. Ubwo twe dufite utugari 97, ukubye 3 urumva ko ari 291. Ariko kubera ko igenamigambi rikorerwa kuri buri kagari, ubwo reka tuvuge ko ari 3. Icyo badufasha ni iki? Badufasha muri iyo nzira y'igenamigambi. Cyambere bahugura abaturage mu kubongera ubushobozi mu gukore mu buryo iyo utanze igitekerezo ni gute gisesengura ukaba kibyazamo igikorwa cyangwa umushinga uzakora usubiza ikibazo cyawe. Ibyo rero umva ni inzira, ni uburyo bwa tekinike bwigishwa kandi bworoheye abaturage mu rurimi rwabo, mu buryo bwabo, buri baturage n'umuco wabo aho batuye, bagashobora gutekereza, bakicara hamwe bakagena igenamigambi ryabo. Icyo byadufashe rero ni iki? Bafashe kugaragaza abaturage yuko leta atariyo ikora byose. Mbere yuko usaba ikintu ugomba kubanza kugaragaza nawe icyo uzakora. Yego. Uruhare rwawe ni uruhe mbere yuko usaba. Yego. Naho mbere baratwoherezaga ngo dukene ko mudukorera ibi, ariko nibyo bishoboreye bagombye gukora mu muganda cyangwa ku bufatanye bagakotiza amafaranga bakaremera umuntu, ibyo ntibari babizi. Ariko kuvaho pimiziye muri myaka 10 ubu byamaze kubihame rwose ku buryo ibyo bazamuye ni byananiranye. Ikindi nabo none bagiye batwubakira ubushobozi bw'abakozi bacu, haba kuva ku karere, ku murenge, ku tugari, baraduhuguye rwose mu buryo bw'igenamigambi ryo gukoresha iyo karita, ku buryo rero usanga mu by'ukuri haba abaturage, haba n'izo nzego zibahagarariye ziyobora abaturage ku rwego rwo hasi, ku murenge no ku karere, uburyo bw'imikoranire hagati y'abaturage n'izo nzego burubakitse. Ikindi badufashije ni ukumenya ngo uburyo bwo kuba wakora ubuvugizi. Ubuvugizi butari kuri PIMA, ahubwo kuvuga ngo ko ndi hano abaturage bampaye igitekerezo nihe ndi buvane ubushobozi. Ntabwo ari leta y'u Rwanda gusa yuko ni byinshi ntabwo yabonera ubushobozi, ariko no kumenya ngo aho turi imiryango ihakorera, amadini ahakorera, ntawe twakorana kugira ngo babe basubiza kino kibazo cy'abaturage. Urumva rero ni inzira, ni akamaro gakomeye cyane ko kubaka uruhare kugira ngo umuturage agire uruhare mu bimukorerwa. Ntabwo ari ibintu ushobora kubona muri buri karere katarimo PIMA. Murakoze cyane. Hanyuma turacyari kumwe nanone n'umuvugizi. Ni byiza umushinga PIMA umaze imyaka igera ku 10 mu karere ka Gakenke, ariko hari impungenge. Navuga ko nabigira nk'impungenge n'abaturage ba Gakenke bakagira impungenge. Hari ibikorwa byinshi mwagiye mugeraho kandi byiza, ariko umushinga urenda kugera ku musozo. Ibikorwa bizabungabunga biti? Murakoze cyane. Nk'uko bambanjirije babivuze, mu myaka 10 icyabayeho no kwigisha. Kenshi uri mu kwigisha, umwana watangiye wiga icyo gihe ubu ngo bamaze kubona dogitora. N'abaturage bacu rero tumaranye imyaka 10 ku rundi ruhande barize. Barize, impamvu ngo barize nuko n'aba mu tundi ture basige baza kubigiraho, baza kwigira kuri experience yabo. Ubwo bumenyi rero bw'ibanze bafite, nge ntekereza yuko ari inkingi ya mwamba ishobora gutuma ibyo twagezeho bidasubira inyuma. Icya kabiri nuko imboni z'imiyoborere twarazubatse ku buryo buhagije, by'umwihariko noneho iyi myaka igera kuri 4 ya nyuma, iyi ngiyi tumazemo iminsi, akarere kari kaduhaye inshingano ikomeye yo kubakira ubushobozi buhagije no gushakira ibikoresho by'ibanze
za mboni z'imiyoborere kugira ngo zitangire zimenyera ibintu. Ikindi nuko muri iyi myaka twagiye dusigara ku ruhande tugaha umwanya none imboni z'imiyoborere zikaba arizo zijya gusesengura zikoresheje cya gikoresho twise ikarita nsuzuma mikorere. Biza rero kuba akarusho aho noneho muri uko kwezi gushize kuno kwezi kwa 11 twasinyanye amasezerano n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo noneho za mboni z'imiyoborere zubakirwa amatsinda akomeye, ariko noneho akarere gafata inshingano kubera ko zamaze ntabwo tukizita imboni ahubwo nacyo nabo n'abakozi b'akarere, n'abakozi b'akarere ko ni n'abakozi b'abaturage bagenzi babo. Akarere kafashe inshingano yuko nubwo twa tudahari mu bushobozi buke akarere gafite, noneho za mboni z'imiyoborere zigiye kuba igikoresho bifashisha kugira ngo bya byiza akarere kari kamaze kugeraho, ryajwi ry'umuturage yaramaze kumenyera gutanga bidasubira inyuma. Hanyuma imbaraga nayo ikazakomeza kubaherekeza nibura muri iki gihe mu buryo bw'ubuhuza bikorwa bw'izo nzego. Ibyo rero biratwereka yuko ibyo twamaze kubaka uyu munsi bitasubira inyuma. Icya kabiri, buri ikintu gishobora gusubira inyuma ni icy'abantu batamaze kubona akamaro kacyo. Yego. Muri iki gihe navuga yuko akamaro k'imboni z'imiyoborere myiza tujye twongeraho imiyoborere myiza. Burya imiyoborere baye myiza umuntu yifiteho inyungu wa mbere ni umuyoborwa. Burya si umuyobozi. Ahubwo iyo imiyoborere baye mibi umuntu wa mbere ugiraho ingaruka nanone ni umuyoborwa. Twamaze no kubona akamaro k'imiyoborere myiza, mu by'ukuri dushimira cyane akarere ka Gakenke. Akarere ka Gakenke navuga yuko uru rugendo twararusangiye. Hari yari yamvugo yavuga ngo ndagiye ndaje. Twarabatumaga ariko tukaba tuzi ko tuzabona igisubizo. Ikindi ni ubufatanye twubatse hagati ya societe civile, secteur privé n'inzego bwite za leta. Ubwo bufatanye navuga yuko uyu munsi buradadiye ku buryo rero ntekereza yuko nubwo projet yabidahari imbaraga izagumaho, akarere kazagumaho, abaturage bazagumaho. Harangiye projet ariko twege turahari, n'imboni zizagumaho nibo nashyize mu rwego rw'abaturage. Yego, murakoze cyane. Hanyuma reka tugaruke kuri Plana, n'umuyobozi w'ishami ry'igenamigambi. Yatubwiye muri rusange ibyifuzo byagiye bitangwa, hanyuma ibi byifuzo Plana byagiye bishyirwa mu bikorwa gute kugira nawe umuturage wabitanze yumve ngo mbese noneho byarangiriye? Yego, murakoze. Ibyifuzo by'abaturage rero nk'uko twabivuze uko twagiye tubishyira mu bikorwa, nababwira yuko ari uburyo busanzwe bamenyereye. Ahubwo ndababwira inzego z'imihigo dufite. Inzego z'imihigo dufite rero iza mbere, mu by'ukuri umuturage nabaza namubwira ngo bagombye kubanza kureba mu mudugudu wabo ibyo bari gukora ubu. Umudugudu buriya abaturage arigiye bicara akavuga ati buriya natanze ibitekerezo ntamenye ko umudugudu hari icyo uri gukora. Umudugudu rero n'abaturage bose, ese mbere y'uko baza ko icyo bari gukora ku mazi wasabye, ese wowe ku mudugudu wawe wa mugenzi wawe udafite icumbi mugomba gufasha umuganda muri kumufasha? Ese wa muturage wawe ufite umwana utari kujya ku ishuri ukabona umwana we afite ikibazo cy'uko wenda yabuze minervale, ndavuga wenda kububa yaka niba akeneye kujya kwiga, ese aho ntabwo yabuze minervale. Ibyo nabyo ku muntu utuye umudugudu yagombye kubanza kureba abaturage baturanye niba koko serivisi zose bakenera bazibona. Ibyo nicyo twita imihigo y'umudugudu bahuriyeho. Yego, bo bagomba kugabira inka bakamuremera. Ese wowe umuturage niba agomba kwitura inka, baragushyize mu bantu bitura inka, ugezeho ushaka kuyitura? Yego. Cyangwa se gahunda yo kwitura ni iyihe? Iyo niyo twavuze iri ku rwego rwabo. Iyo nayo nagira mbararikire ko mu cyumweru gitaha, nubwo turi kuvuga hano kuri radio, ariko mu cyumweru gitaha turi gukorana n'inzego z'utugari n'imirenge kugira ngo tumenye uko imidugudu izatanga raporo ku baturage. Hari indi mihigo rero ibiri gukorwa n'utugari. Iyo ni mihigo iba yarenze ubushobozi bw'umudugudu. Iyo nayo ibamo kubaka ibyumba by'amashuri nubwo n'abaturage ari babyubaka, haba harimo gutanga serivisi z'irembo, haba harimo gutanga serivisi za mituweli. Mituweli wowe ushobora kuyitanga nonaha ariko ntiwivuze. Urumva?
ntiwivuze ibyo rero ni akazi k'akagari kugira ngo umuturage ashobore kwivuza. Hari sisiteme y'ikoranabuhanga agomba kukugezamo no kukudekarara kugira ngo uvurwe. Ese wakenera guhindura ikiciro cy'ubudehe ageze iyo mihigo nayo imeze gutyo. Ese umuturage yabonye ifumbire, ese umuturage ari guhinga umurima yagombye guhinga, iyo mihigo nayo barayizi ku rwego rw'akagari. Iyo nayo ntabwo bizarenga itariki 15 executive w'akagari adatanze raporo ku baturage. Nabyo turi kubitegura kugira ngo bazicare bagereho abaturage bamenye imihigo y'utugari. Yego. Mbo mihigo urwego rwa gatatu ni umurenge. Urwego rwa gatatu rero rw'umurenge narwo bari bikorwa bitangiye gukomera cyane. Ni uvuga ngo niho handi usanga nibo bakubora imihanda ya VUP. Bo bafite gahunda zikomeye ariko nababwiriza ingenzi abaturage bakenera. Ari nazo bazasanga mu mihigo y'imirenge. Nizira gahunda za public works, iriya gahunda ya VUP y'abaturage batishoboye bo mu cyiciro cya mbere bagomba gukora imirimo bahemberwa. Bazasangamo n'abandi baturage batishoboye bo mu cyiciro cya mbere bahabwa inkunga y'ingoboka kuko badafite imbaraga zo gukora. Izo ni gahunda bamenyereye, izo zicungirwa ku murenge. Hari ikintu gikomeye cyane dushaka ko abaturage bamenya, gahunda y'amarerero. Twifuza yuko abaturage rwose baha imbaraga amarerero. Yego ari mu tugari ariko ayo marerero acungwa n'utugari n'imirenge. Niwo navuga ko ari umuhigo mushyashya ku baturage batari bamenyereye. Uyu mwaka winjiyemo dushishikaza ko umwana wese ugeze igihe cyo kujya mu irerero, wa mwana nuvuga ngo wa mwana wakunda umubyeyi ashobora ajya gukora akazi ke noneho agasiga umwana mu irerero kugira ngo umwana atandagara. Ubwo tumurinde, babishaka kugira ngo tumurinde inzara ntagwingire, ariko tumurinde n'ihohoterwa ritandukanye ashobora kugirirwa mu gihe cyose umubyeyi badahari. Yego. Ayo marero rero nibayagane iri mu mihigo y'imirenge ariko no mu kagari irimo, ariko cyane cyane tubibaza imirenge kuko ariho ari nabo bashyiraho abarimu, nibo bari control uko abarimu bakora iyo mihigo. Mbese niriya yo kuvuga ngo abana bazasangamo mu mihigo y'imirenge abana bataye amashuri. Ntidushaka ko ari umwana uta ishuri. Ibyo byose iyo mihigo y'imirenge nayo twumvikanye ko nayo uko baza bari kubwirwa imihigo y'utugari n'imidugudu, abanyabanga nshingwa bikorwa mirenge bafatanyije n'inzego batoye ejo bundi njyanama bagiye kujya mu baturage bakoresheje amasibo, ahandi bakoreshe imidugudu, ariko abaturage babone babwirwe bicaye imbona nkubone bagezweho raporo y'imihigo iri gukorwa muri buri murenge no muri buri kagari. Ubwo rero urindi rwego rukomeye nkuko twicaye hano ni rwo akarere rero. Yego. Mu mihigo rero akarere mu by'ukuri urebye twababwira yo ni mihigo tuvuga ko ibirenze ubushobozi bw'izo nzego zose navuze. Umuhigo wa mbere rero nuvuga ngo icyo akarere gakora, tubanza mwibuke ko executive yavuze ati ubukungu bw'akarere bushingiye ku buhinzi. Ubuhinzi ni wo muhigo wa mbere. Wambaza utese uwo muhigo ubuteye ute? Nibajya no kubona ejo bundi nubwo turi kubivuga hano nabwo tuzamanuka nanone abagize imirenge bababwira imihigo y'akarere, ndetse nagira ngo mbararikire ko bitarenze ku kwezi kwa 12 imihigo y'imirenge imihigo y'akarere izabimanitse ku biro byose by'imirenge mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mu rurimi rw'ikinyarwanda kuko ntabwo twese tuzi icyongereza, ntabwo twese twize ibifaransa, ariko ikinyarwanda byibuze abanyarwanda bose babakize. Ubwo rero biri mu icapiro ku buryo biri gukorwa, ku buryo bazabona amakarata y'imihigo bamwereka ngo uyu muhigo uri gukorerwa mu murenge uyu uri gukorerwa mu kagara kanaka kuri buri murenge. Ubushobozi bwabaye bukeya kuko ntabwo twabikwiza mu tugari kose, ahubwo mu tugari ho tuzababwira tuzane executive akagari abafite gatabo k'imihigo ashobora gusobanurira abaturage, nanabishaka ashobora kunyura mu mashini akabiprintinga akabishira ku rukuta, ariko ku murenge ho hari mu byita gute tableau d'affichage affichage nk'izi mbona hano muri studio ku buryo bisomeka nubwo waba wigendera mu modoka wasoma umuhigo. Rero umuhigo wa mbere tuwushingira ku buhinzi. Mu buhinzi rero icyo tubafasha ni imbuto n'ifumbire, kuko udafumbiye ntugire imbuto nziza ntabwo wakweza umusaruro ushimishije.
ariko kuri ubwo buhinzi dukurikiraho na serivisi z'abagronome n'iyamamaza buhinzi bakurikirana kugira ngo barinde ibyonyi. Umuhigo wa kabiri tuwushingira ku bworozi. Ubworozi rero imihigo irimo ni 2 nako navuga ko ari 3. Harimo gutera inka intanga. Nk'uyu mwaka tuzatera ibihumbi hafi 7 mu mirenge yose. Umuntu yavuze ngo gutera inka intanga abatabizi ntibabyumva, ni uburyo bwo kuvugurura, nuvuga ngo namaraso ni intanga z'amaraso avuguruye kugira ngo inka nuyitere iyo ntanga izabyara inyana cyangwa kimasa cya kijyambere. Niko benshi bayivuga. Nuvuga ngo ni inka z'umukamo nibi byaye inyana izakamwa nk'amaritiro 10 kandi nyina yakamwa litiro 1. Ibyo abaturage barabimenyereye. Ikindi tubafasha no gukingira indwara. Indwara z'ibyorezo harimo amakore, harimo igifurutu, harimo kibagarira, harimo ubutaka. Yemwe n'ibisazi by'imbwa. Abantu bakwibaza ngo buriya ni umuhigo ukomeye cyane. Imbwa utayikingiye yaguteza kaga cyane gakomeye. Ibyo abaturage babimenyereye banabigiramo uruhare cyane. Undi muhigo urimo nyene ni girinka. Girinka hano niho abaturage bakora ubushobozi cyane. Hano twebwe tuba dufite amafaranga yo kugura inka 170. Ariko abaturage bagatanga izi nka ubwabo kwitura kugabirana inka 800 bakazitanga. Bakazitanga. Ariko kubera yuko abantu bose bagiye bakamwa mu nkokora n'icyorezo cya Covid, twaragabanyije turavuga ngo mu karere hazatangwa inka 850. Izo rezi zihabwa abandi. Zihabwa abandi twavuze mu cyiciro cya mbere cyo kugira ngo tubavane mu bukene. Ubwo hari ubuhinzi. Mu bindi bikorwa by'ubukungu dushyira imbere ni bijyanye no guhanga imirimo. Mwakwibaza mutese imirimo bayihanga bate? Nuvuga ngo dufasha urubyiruko n'abagore gutegura imishinga yabo, bayitegura tukayihuza na BDF. BDF ni ikigo cya leta, aho leta y'u Rwanda yashyizemo amafaranga yo gufasha abaturage cyane cyane urubyiruko n'abagore guhanga imirimo ibateza imbere. Nk'uyu mwaka tuzaba dufitemo guhanga imirimo igeze muri 400. Nuvuga ngo n'abagore 400 n'urubyiruko n'abagore 400. Ariko nyine n'amafaranga bari hariya urubyiruko rubaye rwinshi, icyo gihe nta kibazo. Ariko tureba ibyo byiciro wambaza ngo kuki aba ari bo twahisemo gusa. Dusanga urubyiruko rugize rw'abashomeri mu karere ka Gakenke. Umwaka w'ibihumbi 2017 bari bagize navuga muri rusange 14% ry'urubyiruko ari abashomeri. Kandi bararangije kwiga baraminuje, abandi barize imyuga ariko badafite akazi. Leta y'u Rwanda rero binyuze muri BDF noneho bashyiraho icyo kigega. Abadamu nabo urabizi yuko bari abantu badashobora gupfa kubona inguzanyo kubera ubushobozi buke baba bafite. Habarimo abapfakazi, habarimo abafite abagabo ariko ari abakene, nabo tukabafasha. Hari indi nkunga twita inkunga inyura muri VUP, inkunga twita nguzanyo. Muri ibuka cyaje mu mushikirano w'umwaka 2019 aho abaturage basabye Perezida wa Repubulika ko inyungu iva kuri 11 ikajya kuri 2. Ako kanya byahise bikorwa ku buryo rwose ubu tusaba abaturage ko bakwitabira gufata izo nguzanyo n'abaturage mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Kuko iyo tuvuze icyiciro cya mbere n'icya kabiri tubishyiraho umwihariko kuko nibo bakiri mu bukene bukabije. Ubu nk'uyu mwaka tugomba kuzafasha abaturage 1800. Ariko ikigaragara ntabwo ari gufata iyo nguzanyo. Nicyo kibazo ubu nagira ngo mbone uyu mwanya wo kubashishikariza gutanga imishinga bakayigeza ku umurenge ukaba wabafasha kubona ayo mafaranga. Kuko bayasabye Perezida wa Repubulika arayabaha. None bazamubwira ko batayakoresha kubera igiko iyo nyungu bayigabanyije 2%. Tukagira ubwo ntabwo ndarangiza. Tukagira noneho nahitanjya mu mibereho myiza abaturage. Mibereho myiza abaturage, ikintu twakwishimira abaturage bagizemo uruhare kugeza ubu n'umuhigo twanarangije kwesa ibyumba by'amashuri. Rwose twageze mu kwa 7 bitararangira, ariko bari gukora imirimo ya nyuma, aho mu karere twubatse ibyumba 525 by'amashuri. Ubwo harimo amashuri y'incuke, harimo amashuri abanza, harimo amashuri ya za secondaire n'amashuri y'imyuga. Twubaka ubwiherero 725. Abaturage bakoze imiganda, abaturage batanze ibitekerezo byose bigerwaho.
ariko noneho hakabaho gahunda ikomeye cyane ijyanye gahunda z'ubuzima ya mituweli de sante, naho abaturage ubu turi kuri 97%. Urumva ko ni umuhigo rwose bamaze kugera. Tukagira indi gahunda nanone abaturage bari gukoramo imihigo yabo ikomeye cyane ya ejo heza, yari nari nayibagiye mu nkingi y'ubukungu. Ejo heza nagira ngo nkubwire ko ubu turaba gatatu mu gihugu mu bijyanye n'amafaranga. Ubu ahubwo mu ijoro ryakeye twasanze twabaye bakabiri ariko tukaba ba mbere mu mafaranga menshi. Urumva ubu bamaze gutanga miliyoni zirenze 300 mu mezi angahe atageze kuri 4. Yego murakoze cyane, ndabona ibibazo byabaye byinshi ariko muri buze kwihangana kugira ngo n'abari baduteza amatwi bagira icyo basigarana ku bijyanye n'ibibazo babajije. Gusa hari ikintu mwakomojeho cy'imihigo muzamanika ku mirenge, ngira impungenge z'abantu wenda batabasha gusoma, ubwo muragitekerezaho amasaha yagiye. Hanyuma mwiriwe neza, yitwa Edouard, hari muri Nemba, ni muri Buranga. Ati ndashimira cyane ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke, by'umwihariko Nkuranga Joseph, ati uburyo muri kudufasha gutera imbere mu buryo bushoboka bwose, ariko ikibazo afite ni ikijyanye n'imiturire. Ati mu by'ukuri mu murenge wa Nemba, akagari ka Buranga, umudugudu wa Kanyansyo, yego, ati dufite abaturage bari mu manegeka ku buryo mu gihe cy'imvura usanga bahangayitse, batizera kuramuka. Ati twagerageje kukibwira ubuyobozi ariko usanga ntacyo bubikoraho. Ni icyo ubuyobozi buri buze guteganya kugikoraho. Icya kabiri, dufite ikibazo mu buhinzi, agronome, abakangurambaga b'ubuhinzi usanga batagera mu baturage neza, bigatuma mu kagari kacu ka Buranga twaradidaye dusigara inyuma rwose. Ati mu buhinzi ni iki muzabidufashamo? Ibyo ni ibibazo biri muri Buranga. Hanyuma kugira ngo umuyobozi aze kubisubiriza rimwe mu minota mike dusigaranye, ati Busengo Butereri, rwose ibintu byose turabifite ariko turabura umuriro rwose, barabitubwiye ariko ntibarawuduha. Hanyuma hari uri Rusasa, ati mu tugari mwari mwatwemereye ko mugiye kuduha umuriro, by'umwihariko n'abaturiye urugomero rwa Sejomere. Ati birababaje kubona duturira urugomero ariko umuriro uturuka mu rugomero neza ukajya Nyabihu ukafata Musanze, twebwe abaturage ba Rusasa muri Rurambi tudafite umuriro. Ubuyobozi bwari bwatwijeje ko bugiye kugikoraho, ese bigeze he? Ikindi kibazo rero cyo nacyo kirakomeye, kiri ahitwa Gatonde, ni murenge wa Mugunga. Ati muze kudufasha mwabayobozi mwe, mutubwire namwe niba mureba neza nk'Gatonde. Ni byiza mwahashyize ibitaro bya Gatonde, turabibashimira, ariko nanone nta muriro. Hari abaganga bakenera kujya kuvura, hari abakenera gutanga ubufasha nijoro, abo bose aho bacumbika nta muriro. Iki cyo muragitekerezaho iki? Mwari mwabitwemereye. Ikindi ni kiri hano Kivuruga, ku Kivuruga ujya muri Sereri hari umuhanda wacitse, iteka bahora basaba ko mwawukora, muri buze kubivugaho iki? Undi ni umuhanda Janja Gicuba, muri buze kuvugana none ngo ahantu wabugeze. Murakoze. Mu minota mike rero dusigaranye, habajijwe byinshi, umuntu uri buze kuba afiteho inyunganizi cyangwa se igisubizo yatanga, by'umwihariko ariko umunyabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke. Tumuhaye ikaze. Murakoze cyane nanone kuri uyu mwanya mumpaye. Uwo muturage wo karere ka Gakenke yarabajije ikibazo kijyanye n'imiturire, navuga idahwitse, iri mu manegeka mu murenge wa muri Buranga, ubwo no kuvuga ni muri Nemba. Je navuga uko mbibona, ni muri make akarere ka Gakenke henshi niko gateye, ntago ari umwihariko wa Nemba, nta nubwo ari umwihariko wa Kivuruga, nta nubwo ari umwihariko wa Cyabingo. Ugiye kureba muri rusange ni ikibazo rwose kitwugarije, cyane cyane iyo tugeze noneho no mu bihe by'imvura. Murabizi iyo imvura yaguye ari nyinshi, abantu rwose imitima irahagarara. Ariko akenshi nk'uko bari babivuze, tuba dufite ingengo y'imari nkeya yo kuba yenda twakubakira abaturage cyangwa se twabavana mu manegeka bose icyarimwe. Ariko hari inite ibi bishinzwe, ishinzwe cyane cyane ibikorwa remezo bijyanye n'imyubakire, imihanda n'iki, irabikurikirana. Hari n'umukozi rwose ushinzwe n'icyo kintu cyo ku kibarura ry'abaturage batuye nabi bari mu manegeka.
icyo gihe akareba uko batuye, umubare wabo, aho bashobora kujya, aho bashobora gutuzwa, ariko nanone aho batuzwa ugasanga ni n'ikibazo, kuko nta hantu ushobora kubona muri Gakenke yenda nk'ikirometero ahantu abantu ushobora kubatuza ahantu hanini heza biba bigoranye. Ni ukuvuga ngo niyo habonetse usanga hashobora kujya inzu imwe, ebyiri, eshatu, ukongera ugashakira abandi gutyo gutyo, ariko ingengo y'imari bihari ntoya, noneho tukagenda tubakurayo tubatuza neza. Namubwira rero ko rwose ni ikibazo kizwi muri Gakenke, tuba dufite ingengo y'imari ntoya, abakozi barabishinzwe, ashobora no kuza no ku karere akaba yatugana akaza akatwegera, tukashobora no kumugeza ku mukozi ubishinzwe, akaba yamubwira aho atuye neza, umukozi akabimenya ku buryo yenda niba hari ikibagiranye ashobora kubikosora. Ariko muri make nababwira ko ari ikibazo cyugarije Gakenke kandi atari icyumwe gusa. Nkomerejeho ku bijyanye n'ubuhinzi, hari uwavuze ati ubuhinzi nanone abagoronome ntabwo batwegera mu murenge wa Kamubuga ahari Nuwanemba nanone ubuhinzi akenshi navuga ko rwose abahinzi bagezwaho nkunganire kandi bigishwa no kuba bahinga neza, ku buryo dushobora kubona umusaruro mwiza muri Gakenke bijyanye no mihingire myiza nyine. Ariko by'umwihariko niba aba bashinzwe ubuhinzi mu murenge yenda batamwegera cyangwa batamugana ngo babe bamwigisha buryo ki ashobora kuba yahinga ibihingwa bye bikaba byakwera neza, numva rwose nawe ubwo atabujijwe yashobora kutugana umunsi uwo ari wo wose. Twakira abaturage igihe cyose akaza akatugana, tukaba twareba ikibazo cye neza rwose tukagikemura. Kandi nanone ku bijyanye n'umuriro ni ibingibi, umuriro ho ni ikibazo, usanga na Muhondo hari utugari tudafite umuriro, wajya Rusasa ugasanga hari utugari tudafite umuriro. Ahangaha twifashisha REG nayo ni umufatanyabikorwa, bagenda abaturage bakabarurwa badafite umuriro, ariko ugasanga akenshi nanone bipfira muri bwa bushobozi. Urumva REG dutera inkunga n'inzego nyinshi zakira icyo kibazo, ariko iyo bigiye mu igenamigambi bikagaragara ko hari akagari kashobora kuba kadafite umuriro, icyo gihe rwose twitabaza ndetse n'ubuyobozi bw'intara bukadufasha ku buryo umuriro waboneka. Ni iki kibazo cyose rero kiri Busengo na Rusasa na Gatonde, ariko navuga yenda ubwo hegereye yenda n'ibitaro kandi bikomeye, numva yenda Gatondeho abaturage bari hafi, numva umuriro rwose ushobora kuzaboneka vuba. Tuzakomeza tubikurikirane n'ubuvugizi. Yenda niba hari icyo nibagiwe mugenzi wanjye yanyunganira. Ngiye kubaza akabazo nunganira uriya muturage cyane cyane wabajije ku kibazo cy'abagoronome bataboneka. Navuze ntisaho wenda ntimwabamo inshingano nyinshi bituma hari batabona umwanya wo kwegera abaturage. Nanjye kuko iyo constat kuko n'ubushize yaragarutse bavuga yuko abagoronome inshuro nyinshi usanga bategera abaturage kandi biri mu nshingano zabo. Ibyo ari byo byose executive yababizi. Murakoze. Navuga ko nubwo akarere muri rusange kadafite yenda abakozi navuga ngo bari mu myanya bahagije, ariko numva ko umukozi mu nshingano ze akenshi azikurikirana. Icyo gihe navuga yenda ko murabizi ko hari igihe umukozi runaka ashobora kugira uburangare ntabe yajya mu nshingano ze neza, ariko ari ikibazo cyagaragaye rwose twagikurikirana tukaba twareba n'uwo mukozi impamvu atagera ku muturage ngo amukemurire ikibazo. Nabizeza rero ko rwose uwaba afite yugarijwe yagera ku karere kandi ikibazo cye tuzagikemura. Murakoze cyane. Nta kintu cyubahiriza igihe amasaha yo yagiye. Nibura mu ijambo rimwe niba ariko ndabigenza, kwa kundi umuntu aba ari muri studio yagera hanze akavuga ngo ariko nk'iki mba nakivuze. Reka duhere ku muvugizi, niba hari icyo mwari bagiye kuvuga mu ijambo rimwe. Turasoje mu ijambo rimwe no gushimira abaturage urugendo twatangiranye kandi no gushimira akarere ka Gakenke. Mu by'ukuri
mbona ibyo twashakaga kugeraho muri rusange baradufashe kandi tubigeraho neza turabashimiye. Murakoze cyane Penina. Murakoze. No gushishikariza abaturage gukomeza kugira uruhare mu bibakorerwa. Brana ngewe icyo narangirizaho nuko mu by'ukuri nk'umuntu ushinzwe igenamigambi ry'akarere ibitekerezo byose ibibazo byose babajije hano nabyanditse ku buryo muri iri igenamigambi tugiye gukora tugomba kubishyira mu bibazo by'abaturage. Ushyiremo n'iry'isoko rya Kivuruga ritubakiye cyane. Noneho ku bijyanye n'amashanyarazi hari gahunda yuko bitarenze 2024 mu karere ka Gakenke hazaba ari 100% ubu leta y'u Rwanda ni icyemezo yafashe ku buryo babihaye inshingano rege ndetse n'amazi wasaka ubu ifite inshingano iri gukora inyigo ku buryo ikibazo kitwa amazi n'amashanyarazi mu karere ka Gakenke zaba ari amateka. Murakoze cyane bwana executive hari icyo babwira abaturage bawe. Murakoze kumuha umwanya nanone jewe nashimira cyane abaturage ba Gakenke ko dufatanya mu iterambere ry'akarere kacu ariko mbasaba ko rwose bakwihangana ibintu by'iterambere bigenda buhoro buhoro ibintu byose bizagerwaho ku bufatanye bwabo n'igihugu cyacu ubuyobozi bukuru bubitaho bareba ibibazo bafite ariko kwihangana niwo muti hanyuma ibibazo bikagenda bikemuka buhoro buhoro kandi turabibizeza. Murakoze cyane. Nanjye reka mbashimire mwese twakomeje kubana muri iki kiganiro nkuko nabikomojeho nangira twari kumwe na Nkuranga Joseph yari umunyamabanga nshingwabikorwa nako aracyari umunyamabanga ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke. Mwakoze cyane. Mwakoze namwe cyane Yego twari kumwe kandi n'umuvugizi w'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu Rwanda Imbaraga Munyakazi Jean Paul. Mwakoze cyane. Murakoze cyane Leje. Twari kumwe na Kabaya Rulinda n'umuyobozi w'ishami ry'igenamigambi mu karere ka Gakenke. Namwe mwakoze. Murakoze cyane. Twari kumwe kandi n'umukozi w'umuryango w'abahinzi n'aborozi Imbaraga by'umwihariko mu mushinga Pima Penina. Mwakoze cyane. Murakoze cyane. Ndabashimiye mwese rero imvura igwa nisubira.